buri munsi ntuzajya ubona ukangutse ukumva urakangutse, ikintu cya mbere ugomba kujya utekereza mu mutwe wawe ni ugutekereza ngo ubu hari undi muntu utagize amahirwe yo kubyuka. aba ari cyo kintu kikuza mu mutwe bwa mbere yuko wikuraho amashuka, cyangwa se ukimara kwikuraho amashuka mu mutwe wawe ujya utekereza ngo ese ubu njye mbashije kwiyorosora, ariko hari undi muntu utigeze ugira aya mahirwe yo kwikuraho amashuka. nanone wongera utekereze ngo hari impamvu njyewe ndi muzima, hari impamvu Imana yongeye kumpa no mahirwe mu gihe hari undi muntu utabashije kubyuka. ujye uhita utekereza ati ese ni ukubera iki nongeye kuba ndi muzima muri kano kanya buri gitondo. utekereza ati uyu ni umunsi wanjye, Imana yongeye kumpa andi masaha 24 kubw'impamvu. utekereza ati aya masaha 24 Imana impaye uyu munsi, ejo nshobora nanjye kutazaba nyafite nk'uko hari abandi uyu munsi batabashije kuyabona. uvuga ati aya masaha 24 Imana impaye ndayakoramo iki uyu munsi? tangira wibaze muri kano kanya uti ese ko mbonye mbyutse uyu munsi, aya masaha 24 Imana yongeye kumpa ndayakoramo iki, ndayakoresha iki? kuko hari umunsi utazabasha kuyabona. ashobora kuba ejo, ashobora kuba nyuma y'icyumweru, ashobora kuba nyuma y'ukwezi, ashobora kuba nyuma y'imyaka 50, ntago ubizi. ariko hari igihe aya masaha 24 muri iki gitondo Imana iguhaye utazigera ubasha kongera kuyabona. impamvu buri gitondo ubyuka ukumva ni ibintu bisanzwe, ukumva urashaka kongera kwiryamira, ukumva ni ibintu bisanzwe nyine, nta kindi kintu uri gutekereza mu mutwe wawe, ni ukubera ko nta cyerekezo uba ufite, ni ukubera ko nta ntego uba ufite. niyo mpamvu buri gitondo tubyuka twumva ari ibisanzwe, ukavuga ngo bukeye vuba, ubuse koko ndajya mu kazi gute, ubuse koko ndakora iki, ugahita ufata igitelefone cyawe ugatangira gucata, mbega ukabyuka ukumva ni ibintu bisanzwe. ni ukubera ko nta cyerekezo uba ufite, ni ukubera ko utajya utekereza ko ejo ushobora kutazakanguka, ni ukubera ko utajya utekereza ko hari abandi bantu ntawe uruta mungana bakurushaga ibintu byose, yaba ubwenge, yaba ibitekerezo bizima, yaba umutima mwiza, bakurusha ibintu byose n'uburanga, ikintu cyose uzi batabashije kubyuka. ibyo ntabwo ujya ubitekereza. niyo mpamvu iminsi yose iyo ubyutse mu gitondo wumva ari ibisanzwe tu, ukavuga ati n'ejo nzongera mbyuke, n'ejo nzongera mbyuke. ariko se utekereza ko n'abandi atari ko batekerezaga batabyutse iki gitondo? tekereza ati aya masaha 24 Imana yongeye kumpa iki gitondo, ese ngiye kuyakoramo iki basi gitandukanye n'ibyo najyaga nkora mu yindi minsi? basi tekereza uti aya masaha 24 Imana impaye, ese ku bintu nari nsanzwe nkora ndongeraho basi akantu gatoya, niyo kaba kangana na santimetero cyangwa metero imwe. ese basi uyu munsi uraza kwiyongera mu bwenge wari usanga uraza kongera akantu. ese basi uyu munsi uraza kwiyongera imbaraga. ese basi uyu munsi uraza kugerageza kongera ubuzima wari ufite gutuma buba bwiza kurushaho. ese basi uyu munsi ku bitekerezo umaranye igihe uraza basi kugerageza kubishyira mu bikorwa, niyo byaba rimwe ku ijana uraza kubikora, cyangwa urakomeza uvuga ngo nzaba mbikoresha iriya mishinga, biriya bintu nkora nekereza n'ejo bundi nabikora, uyu munsi reka nikire muri. ese basi uyu munsi aya masaha 24 Imana ikongeje, uraza kuvuga ati bya bintu nkora nsubika ndakoraho basi rimwe ku ijana. ese basi uraza gutangira kubona isi mu buryo butandukanye n'uko wari usanzwe uyibona. ikintu kibabaje cyane ukwiye gutekereza, tekereza uti ni ryari nzatangira kujya mbona imbaraga ziri mu masaha 24 Imana impa buri munsi? buriya abantu akenshi amakosa dukora, dutekereza ngo nyuma y'umwaka nzagera kuri ibi, nyuma y'ukwezi nzagera kuri ibi, nyuma y'imyaka 5 nzakora ibi ngibi. ariko mu by'ukuri ibyo bintu byose uba uri kwibeshya cyane. tangira utekereze mu mbaraga ziri mu masaha 24, kuko niyo Imana ibiguhaye, niyo ibibashije kugukanguramo ukavuga ati aya masaha 24 byibura yo nshobora kuza kuyamara. gerageza ibyo ukora byose, umenye imbaraga ziri mu masaha 24, umenye ubushobozi ushobora gukora bwawe, cyangwa umusanzu mutonya ushobora gukora muri aya masaha 24. buri munsi buri uko ubonye ugize amahirwe yo gukanguka. ibyo nibyo bigenda bikubaka bya bintu wifuzaga kuzageraho mu mwaka cyangwa mu myaka 5 cyangwa se mu kwezi, kubera wahaye agaciro amasaha 24. ariko nukomeza usubika amasaha 24, n'ejo nabikora usubika amasaha 24, reba amasaha 24 umaze gusubika kugeza uyu munsi wa none. imyaka ishize ari myinshi, nta kintu kimurageraho, biracyari mu mishinga gusa. tangira utekereza ati amasaha 24 Imana impaye ni amasaha nanone yo kuba basi hari umuntu nababarira mu bantu narinzi ko mfitanye n'ikibazo, cyangwa se mu bantu baguhemukiye. basi uvuga ati aya ni amasaha 24 Imana impaye kugira ngo ejo ndamutse mbaye ntakangutse, ejo mvuye byibura muri aya masaha 24 mfite uyu munsi, nzabe narababariye abantu bose numvaga mfitiye inzika, abamemukiye, wumve ko wera ku mutima wawe. cyangwa se uvuga uti
aya masaha 28 Imana impaye nayo kugira ngo mbashe kongera kubona agaciro k'amafaranga buri gihe nca mu ntoki. Amafaranga buri gihe nangiza, byibura utangira uvuga ati amafaranga najyaga nangiza muri aya masaha 28 ngiye kumenya agaciro kayo n'uburyo ngomba kuyakoresha neza. Aya masaha 28 Imana impaye uyu munsi ni amasaha yo kugira ngo nongere ndebe ku mubano ufitanye n'abantu, yaba uwo mukundana, yaba umugore wawe, yaba ababyeyi bawe, yaba abana bawe, utangire urebe ku mubano ufitanye utuma uba mwiza kurusha muri ayo masaha 28. Ubahamagare, ubavugishe, ubasure n'ibinashoboka muri ayo masaha 28 ufite, kuko hari abantu uyu munsi wa none bapfuye we wabashije gukanguka. Ikintu cya mbere bifuzaga ubwo bendaga gupfa ni ukuvuga ati sinzongera kubona abona kundaga. Byibura iyo byabaga bishoboka hajya kubasezera nkababwira ko mbakunda. Gerageza muri aya masaha 28 ujye uyatekereza nk'ariyo yanyuma Imana iguhaye. Ntibitume wiheba wumve ngo niyo yanyuma, ahubwo bituma uyabyaza umusaruro vuba kugira ngo usige umusanzu wawe muzima. Uyu munsi wa none tangira utekereza ati ese aya masaha 28 Imana impaye hagara amasaha yo gutekereza kuba ahantu ndi uyu munsi wa none atakagombye kuba ariho ndi. Tangira urebe ese ahantu uri uyu munsi wa none mu rukundo cyangwa se mu bana ntiwakagombye kuba uri. Tangira urebe aya masaha 28 Imana iguhaye uvuga ati ese aya masaha 28 Imana impaye ni ahantu mpagaze mu byerekeranye n'amafaranga, niho nakagombye kuba mpagaze mu by'ubukungu, cyangwa hari amahirwe wagiye wangiza, hari amafaranga wagiye wangiza ku buryo utakagombye kuba uri mu by'ubukungu. Tangira utekereza ati ese muri aya masaha 28 Imana inyongeje ese ubuzima bwanjye naha bwakagombye kuba buri. Ndavuga mu byerekeranye no kuba uri muzima mu mubiri, nta burwayi ufite, cyangwa ubuzima Imana yaguha ukomeza kugenda ubwangiza buri munsi, wangije umwijima, wangiza impyiko, ubwiyangiriza ubwawe buri munsi, kandi uzi icyo wagakoze kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Buri munsi ubitekerezeho. Ese nanone utekereza ati ese aya masaha 28 Imana inyongeje ngiye kuyabamo umuntu mwiza kurushaho. Ese ubumuntu bwanjye ndacyabufite cyane narabutakaje nabaye umuntu mubi. Wirebe ese kuri iyi si bakubona gute, nk'umuntu mwiza cyangwa umuntu mubi, nk'umuntu utanga umusanzu muzima cyangwa umunyamatiku gusura wangiza byinshi. Buri gitondo nubona ubyutse cyane cyane uyu munsi vuga ati aya masaha 28 Imana impaye ngiye kuyakoramo ibintu byose nigeze mbasha gukora mu myaka yose yashize. Ngiye gukora ibintu nahoraga nsubika mvuga ngo nzabikora iki gihe. Vuga ati uyu munsi ngiye kuwukoramo ibintu ku buryo nanjye ubwanjye nintahari mugoroba ntashye nza kuvuga ati ndi proud yanjye ubwanjye ibintu nakoze uyu munsi. Vuga ati uyu munsi wa none ndaza kuba nishimye, ndaza kuba nkunze abantu, mbega uze gutaha wumva ufite ubumuntu, wanejejwe nuko Imana yaguhaye amasaha 28 gusa. Wumve ko uri gushimira Imana ko ayo masaha 28 yaguhaye. Biraza gutuma utagira umuntu kurakaza, biraza gutuma ubabarira, biraza gutuma witekerezaho nk'umuntu ugira umuntu kurushaho, gukomeza kumva ko unejejwe n'ayo masaha 28 Imana yaguhaye mu gihe hari abandi batabashije kuyabona. Wumve ko uri gushima Imana gusa ko ufite ayo masaha 28. Niyo nta kindi kintu cyambaye cyabamo gusa. Wumve ko muri aya masaha 28 dutangiye uyu munsi uri buze kuba uri gushima Imana kuba uri muzima. Hari ibyo uri kubona byiza basi yaremye hirya no hino, kuba uri kugenda, kuba uri mu modoka uri buze kubasha kwishyura iyo modoka, kuba ubasha kugera mu kazi ukabona abantu, byose ubishimira Imana muri aya masaha 28. Aba amasaha yo kuvuga ngo ndashima ko byibura nayagize, hari igihe ejo ntazaba nyafite, ariko se mu gihe ntazaba mfite amasaha 28 bazasigara bamvuga gute? Ese basi nzaba ndikiranuye n'abantu bose nta kibazo mfite? Nimba uri kunyumva muri kano kanya ukiri mu buriri bwawe cyangwa ariko ukiva mu buriri bwawe, tekereza uti muri ano masaha 28 mbere yuko mbyuka. Abantu benshi tubyuka mu gitondo uhita utangira kwinjira muri stress zigomba gukorwa uwo munsi. Uhita ufata telefone bambuze, ama-email bayohereje, hari ibyo ngomba gusubiza, hari abo ngomba guhamagara bagakora ibi n'ibi. Mbere yuko winjira muri izo stress zose z'uyu munsi, banza ibyo stress ubuzishyize ku ruhande, ubanza uve mu buriri, uhumeke, wishakemo bya byishimo Imana yakuremeye biba bikurimo, wishime uvuga ati ndi muzima, ubanze wiyakire kumeze neza, wikuremo stress zose. Nutangira kwinjira muri za stress z'umunsi, uze kuba we nta stress ufite, uze kuba ubibona nk'inshingano zawe, nk'ibintu Imana yaguhaye imbaraga zo kugira ngo ukemure, apana kubibona nk'ibintu by'ibistress bikunaniza gusa ukora wiminyuza. Tekereza ati ese amasaha 28 uyu munsi uraza kumbera nk'indi minsi isanzwe buri gihe ihora yuzuye stress, cyangwa se ya minsi n'ubundi imeze nk'iminsi nkoramo, cyangwa se utekereza ati uyu munsi ngiye kuwutandukanya n'indi minsi, ngiye gukora uko nshoboye uyu munsi uze kumbera mwiza, umbera igitangaza kurusha indi minsi yose nabaye. Uyitandukanye kandi biraza